ngo haye ikaze ku bugingo bw'Ijuru TV. Uyu munsi ngiye kuba nabasha kukubwira kuri Artificial Intelligence AI. AI imaze kwirukana abakozi benshi cyane, nk'aho 2025 yirukanye abakozi barenga 5,000. Wumvisha ari abantu benshi cyane, ariko si benshi kuko uyu mwaka noneho izirukana abandi barenga 555. Urukumva ko ari abantu benshi cyane. Ubundi AI, Artificial Intelligence, igeze ku rundi rwego rukomeye cyane, kuko nubireba nawe uraza kubibona. Nimba uri umukozi wa leta, uri umwarimu, umuganga ndetse n'undi muntu uwo ari we wese, ese ni iyihe mpamvu twisanze AI iturusha ubwenge kandi gukurikiza amategeko yayo ari ingenzi? Ikaze ku bugingo bw'Ijuru TV. Ngiye kuba nabasha kukubwira akamaro ka AI n'ibyiza ugomba gukoreramo kugira ngo ubashe kuyigira. Ngiye kuba nabasha kukubwira AI akamaro kayo, ndetse nkubashe kukubwira n'ukuntu wakorana na AI mugakominikana neza kandi ukaba umukozi mwiza ku kazi, ku buryo ntuzabura akazi, utazakabura, ahubwo uzakoresha ubwenge wahawe kuri AI. Ikaze ku bugingo bw'Ijuru TV, ni ikiganiro ahazaza hanjye. Tudatinze reka dutangire. Ubundi AI ikora ute? AI ni ubwenge bukorano bwaje kugira ngo busimbure ubwenge karemano, bitewe n'uko hari imirimo abantu bakoraga amasaha menshi bakabona iri kubavuna, bakoze amasaha menshi. Niyo mpamvu batekereje ubwenge bukorano kugira AI ibafashe mu gukora akazi ndetse no kutananirwa cyane. Niwumva aya magambo urumva ko harimo ibintu bikomeye byatumye hari ababura akazi. Nimba mwakoraga muri abantu 5 mugakora ibintu, ahantu hageze AI hazakora abantu 2 gusa, abandi 3 bazabura akazi. Ugirize ngo ni igitangaza? Ntari igitangaza. Hakabaho amarobo akora isuku. Ubwo umuntu wakoraga isuku yirukanwe, nuko havumbuye ubwenge bukorano bwatumye habaho gukora isuku bakoresheje ubwenge bwabo. Impamvu nkubwiye ngo ugomba kwiga Artificial Intelligence ariyo AI, aribwo bwenge bukorano, impamvu ugomba kubwiga nuko ugomba kubwiga kugira ngo buzagufashe nawe gukora akazi, batazakwirukana uba ufite amahirwe yo kuzaguma mu kazi. Impamvu ni iyihe? Mu bitaro bimwe na bimwe batangiye gukoresha ChatGPT. Mu mashuri ho byarakomeye, abanyeshuri bakoresha ChatGPT. Umwarimu yatangaga homework ariko iyo abanyeshuri ngo bagende bayikore, bagera mu rugo bakabaza bakuru babo, ndetse ibisubizo bamwe bakabibura. Ariko ubu ngubu umwana umuha ikibazo ngo ni homework, yagera mu rugo agatira telefone mukuru we, agafata telefone y'ababyeyi be, hanyuma akandika ikibazo muri iyo telefone akoresheje ChatGPT cyangwa Gemini. Ako kanya kimara kubyandika, igisubizo cyita kiza, agahita yandika, ubundi ukagira niwe wabikoze kandi yakoresheje AI. Niyo mpamvu urukumva ko AI igeze ku rundi rwego cyane. Cyane wabibaza abantu bashushanya. Umuntu ushushanya yafataga umwanya agafata ikibaho ndetse n'aho arashushanya ndetse n'indi foto afite ari gushushanya, kugira ngo arangize igishushanyo cy'umuntu yashushanyije cyangwa ikindi kintu, byamusabaga hagati y'iminsi 2 n'iminsi 3. Ariko ubu ngubu ibeshe ushire ifoto muri Gemini, ako kanya barahita baguha igishushanyo cy'ifoto yawe uko umeze, bayishushanye neza n'ikaramu nk'uko wa undi yamaraga iminsi 3 ari kuyikora. Urukumva ko bigeze ku rundi rwego rukomeye cyane. Ni ibitangazo bikomeye cyane kuko AI imaze kugera ku rundi rwego. Mu mwaka wa 2020 ntabwo yari yagateye imbere cyane nk'uko biteye imbere. Mu mwaka wa 2020 abantu niho batangiye kuyimenya, itangira kuzamuka, ariko byaje kuba akarusho mu mwaka wa 2024, aho yageze no mu Rwanda igatangira guhindura ibintu byinshi cyane.
AI yagufasha mu buzima bwa buri munsi twifashishije urubuga rwitwa ChatGPT. Nimba wagize irungu uraganira nayo, ni nk'umuntu uyibaza icyo ushaka igusubize ako kanya. Wenda urugero, koresha ChatGPT hanyuma wandikemo ijambo ngo mwaramutse mu Kinyarwanda, irahita igusubiza. Uyibwira ibyo ugiye gukora, irahita ikubwira uko urabikora ako kanya. Numara kubiyibwira kandi iragufasha gutekereza neza kandi ubone ko iri kugusubiza kuruta umuntu waza akakubwira ibyo ashaka. Niyo mpamvu AI imaze kugera ku rundi rwego rukomeye cyane. Nitutitonda bamwe turabura akazi. Dore impamvu nutazikorera, dore ibizakugeraho. Bazasaba abantu bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga, usange nturimo. Basaba abantu bagomba gukoresha computer, kandi computer nayo isigaye ikoreshwa na AI. Wowe icyo uzi kuri computer ni Google, Excel, Word na PowerPoint gusa. Ibyo bintu ntacyo bizakumarira kuko nukoresha AI uzabisangamo. Umwanya uzafata uri gukora amanota y'umunyeshuri cyangwa ikindi kintu, uri kubyandika muri mashini cyangwa ukoresheje intoki zawe, AI izaba imaze kubigeza kure yarangije kubikora, kuko ushiramo igahita iguha toto y'ibintu byose. Uco usabwa no gushama amanota gusa, ihita igukorera byose igahita ibirangiza. Mu mwaka wa 2027 AI izaba imaze kugera kure, nk'aho abanyeshuri bamwe na bamwe segonderi bazaba bigishwa na AI n'ubuhanga bukorano. Amarobo azajya mu ishuri byigishe, kuko impamvu amarobo azaza akigisha. Robo yo ntiruha, ntabwo ivuga ko igiye gufata akaruhuko, ntabwo ijya kuri telefone, ntabwo ikora ibindi, ahubwo yo ibyo wayibwiye nibyo ikora. AI ntijya inanirwa, nta kibazo cyayinanira. Niyo mpamvu mu mwaka wa 2027 uzajya ubona AI yigisha mu mashuri. Urukumva ko nimba waba ufite amasaha wenda 20 kwigisha mu cyumweru, AI yo yakwigisha iminsi 5 yose itaruhuka yonyine. Ikigisha Ikinyarwanda, ikigisha biology, ikigisha shimi, mbese amasomo yose ikayigisha nta hantu igiye. Ikamara kwigisha Ikinyarwanda, amasaha y'Ikinyarwanda yarangira ikigisha Icyongereza, Icyongereza cyarangira ikigisha mathematics. Nta hantu igiye kandi abanyeshuri bagafata kurusha uko wowe wari urabyigisha. Niyo mpamvu ugomba kugera izi certificate za AI, uzaba umwe mu bakozi bakoresha ahubwo izi robo. Nutabyiga bazakwirukana abazifite ari bo bazikoresha, kuko nureba neza abantu bazikoreye ubona ko hari ibibazo bagenda bakubaza, ese wigeze gukoreshaho ubu buhanga bukorano? Ese hari ahantu hari amakuru ufiteho? Ibyo ngibyo nibyo bikwereka ko hari ubuhanga uzi. Iyi si tugezemo ni isi iteye imbere, igeze ku rundi rwego, aho ubwenge bukorano bukomeje kuzamuka. AI igeze ahantu henshi. Umunyamakuru yagendaga muri studio akarikodinga inkuru, akabikora hafi amasaha 2, ariko AI yonyine inkuru umunyamakuru yakoze iminota 10 yayikora umunota 1 igahita yirangiza. Undi muntu yaragendaga muri studio akarikodinga indirimbo, bikamugora, bigasaba hafi iminsi cyangwa icyumweru cyose ari gutunganya iyo ndirimbo, ariko AI yonyine yabikora iminota mikeya cyane igahita yirangiza. Niyo mpamvu nawe ugomba kwiga kugira ngo ubashe kugira ubwo bwenge. Ese utekereza ko hari igihe kizagera hakabaho ubwenge bwawe bugakorerwa kuri internet? Icyo gihe nikigera ubwenge bwawe ufite buzajya bukontororwa na internet. Ese utekereza ko hari igihe kizagera ibyo wibwira ko wakora wowe usange AI yabikoze kera? Urwego rwose waba urimo ugomba kuyikorera. Utekereza ko abamotari batwara abantu
nabo hari igihe kizagera amarobo ariyo atwara. Nk'uko dusanzwe tubibona, nk'umumotari hari igihe kizagera abura akazi bitewe n'uko AI yateye imbere. Impamvu ni iyihe? Hari igihe kizaza haze moto zikoreshwa ubuhanga bwa AI. Nimba utazi gukoresha AI, umugenzi ntazemera ko umutwara, ahubwo azakubaza wabyize he, ufite ubuhe bwenge? Niyo mpamvu ugomba kuyigira, cyangwa ubura akazi irobo ari itwara uwo muntu, ugenda utwawe na robo. Utekereje ko hari ibintu bitangaje cyane, ariko si kera, ni buno vuba. Uzajya uragenda aho ugiye gutega imodoka usange ni amarobo atwaye, kandi akugezeho yo nta kibazo, nta n'impanuka. Cyiza nuko byo babisetinze neza. Nugenda ukagenda utwawe na robo, icyo gihe ntuzagira ingorane, kuko ni ubuhanga buzaba buteye imbere. Ntuzagire ngo ni ibitangaza bibaye, kuko hari igihe kizagera abantu batwagwe na robo, usange nk'imodoka itwara abantu 50 itwawe na robo. Robo niyo igutwaye, ntari igitangaza kirimo. Komeza ukurikirana Ubugingo bw'Ijuru TV